wanjye naramusinzirije njya mu mwambaro ushaka mba ndi mu rugo nashaka nkambara umwambaro w'umugabo ubwo rero kaje kabaririza kamushaka ariko aranyica agatuma mpinda umushyitsi akanteza umutwe iki bivuze ngo turi kumwe hano uri no mu rugo uretse naha n'ahandi hose nshobora kuhabera rimwe icyarimwe umva se ari igitangaza kirimo ntabwo suba kuki muraba izo mbaraga ariko wa mwana ko wamize imbaraga uko ushaka imbaraga cyane reka hari ukuntu mwe mufite n'imbaraga nimubashe kumuzikoresha icyo zaremwe nk'ubwo ngo wakagombye guhita ujya nko muri banke undi mubiri wawe ukaba uri hanze kurigishe ugahita waka amafaranga ugatuhereza undi wari uri hanze undi uri hanze agahita yiruka nawe ugahita usigara muri banke ntagire umenye ibyabaye utekereza ko izi mbaraga duhabwa gutya n'abakuru bacu ari ibyo mikino byo gukinamo uzi ibyo baba bakeneye abakuru bakubuza wenda gushaka amafaranga igihe yakeneye buri wese aba afite icyo ashinzwe gukora hari abashinzwe aho muri banke hari abashinzwe ni byinshi ariko rero nawe ufitanye amasinde masinde se kandi ko none undi umwana mwiza ko nsigaye nitona ntakigutesha umutwe ngo nze kukureba utambwiye yewe ubushize wambujije misiyo yanjye nari ngiye gukora kimubwira vaga kandi nazo rero kukanga none se undi se muramubwira nakageza hanga bose reka mbabwire none reka mbabwire ibyo bintu byo gushaka kwambura umuntu mukitwaza umutwe uri kubeshabesha bose ni njewe bigaruka ni njewe ugiye kugenda ngaba umudedo wanga mubesha ngiye kugenda mubwire kudakora ayiwe ako se umeze neza basi waba ushaka kugura subscribe watching time na views byo kuri YouTube iyo waba ushaka kuzamura like followers views comment subscribe byo kuri YouTube Instagram TikTok Facebook Twitter n'izindi platform igisubizo nta kindi ni Mind Company Promoter akarusho ku bantu baguze full package ya subscribe watching time monetize tuyibakorera ku buntu ku bantu bakiri kugura subscribe 1000 turi kubongeza 100 banguka bonus tarashira twandikire kuri WhatsApp cyangwa uduhamagare kuri 0734940443 gira abantu benshi bawukurikira isi kubera nk'umudugudu uyora gatubutse Nizina rya Yesu ndabitokesheje ndibizangurikirane mana yanjye imyaka yose maze hano nurabibona ni imyaka myinshi cyane imyaka 5 wasanga arangizemo ibisigisigi nanjye ngaba ndo muzimu w'ingendera ntabizi kandi nari umuntu muzima mw'izina rya Yesu ni mama n'abazimu ndabatokesheje mw'izina rya Yesu sohoka Fabiola ngukumbuye bazamusuhuza nakubwiye ngo ko Sindi Fabiola ntabwo byakunda ntabwo wanyihakana wenda wansohora iwawe ariko ntabwo wanyihakana ngo bivemo Jojo kuse gute wiki ngo ntabwo nzi oya aho ntabwo byakunda wenda iwawe ndava ariko ni gute sumbwira ngo ntabwo nzi twarabanye twariganye twarambaranaga imyenda nge nawe hano hose twarajyanaga yo nshuti yawe magara Jojo nyine ntungo no kukubona Jojo rero muzi ngo Fabiola simuzi Fabi none se nzabwire Fabi skari wewe skari Fabiola Nzaino yes Nzaino nijwi niwe Fabiola kuvuga data twese umwe kwitanye mabusha Fabiola Fabi ni Jojo ni Jojo nitwa Jojo Fabi nakubwiye iki ntabwo arasuhuza Fabi gansuhuza tugende Fabi shawa mukobwa we nijwi niwe Fabi yarapfera sukase wagiye wa mukobwa Fabi shagenda gabanya ayi nka ko none mfite gahunda yo kujana nawe kandi ubwo yaba yabihinduye gute sinzi ubwo wenda yabatinze yewe ubwo reka nyaruke ngende ku rusengero nibyo
imbabazi igira hino wowe waje gukora iki hano waje gukora iki hano wowe nta mahoro mwene nta mahoro ndekura Jesse nta mahoro ari hano waje gukora iki hano ayishu ni pasiteri paki uyu ni umutekamitwe Jesse ntiyaje yambaye ubusa ejo bundi umuntu wamutije agashati buriya yagakuye bamuhaye amafaranga mbabari pasiteri ni wabo pasiteri wabo wikuzimu wabo wande uyangane yemuko singushaka mururu rugo ntabwo wibuka ko ejo bundi yagusengera asengera ariko njye ndwaye iki mu buzima bwanjye njye ndi muzima mwe murambeshya ngo amadayimoni yaransengeye ngo amadayimoni nganje ahubwo banza ari wowe washyizemo ari amadayimoni mwe muri kuvuga njye ngo banguyemo ayi reka mwibutse Jazine pastor wenda ashobora kuba atabyibuka mbabarira uceceke nukuri yagukuyemo amadayimoni mbabarira uceceke cyangwa ugende mbabarira ndayinjiramo ndakwinginze wa mana wawe ndakwinginze mana mfasha ngure hano handi amafaranga mabuja nzigayemo yose agambereze kandi nimba ko kari n'umudayimoni ibidayimoni byo ndibizangura mu izina rya Yesu ndibizangurikirana iwacu mu caro ndibizajye mu ndama z'iwacu ndibizajye muri bene bacu mu izina rya Yesu ndabitokesheje mu izina rya Yesu ndabitokesheje ndibizangurikirane mana yanjye imyaka yose maze hano nurabibona ni imyaka myinshi cyane imyaka 5 wasanga arangizemo ibisigisigi nanjye nkaba ndi umuzimu w'ingenzi natabizi kandi nari umuntu muzima mu izina rya Yesu nimba mana n'abazimu ndabatokesheje mu izina rya Yesu ndibuka ahubwo hari igihe hari agatipe kigeze gushinga kuri Fabiola Jojo araza aramufata niba baragiye bakarwana niba baragize iki nuwo icyo gihe nigeze no kubafata bafite utuntu tw'udutabi okay bagira ngo biyagisere ngo bajye gukubita uwo muhungu urabyibuka aho ndamwibutse icyo gihe ndabakubita kandi ari inkumi ndisi kuvura kera niwo ushaka kubadiya mwana wagitangaje rero aheretse kuza hano aratinyuka mu kanwa ke n'ijwi rye turebana mu maso gutya amaso ku maso arambaza ngo Fabiola yarapfuye arambaza ngo Fabiola yarapfuye uzi neza ko kujya gushyingura Fabiola niwe mwana wari uri imbere niwe wari ufite ururabo ufite umusaraba iyi saha ndi kwibaza ni kuki Jojo yaje kumena umutima mbaza ayo magambo kuki yaje kunyina ku mubyeyi mari ngahorekera kurira sibyo ngatuza sibyo ngabanza cyo kurira sibyo pole iriga mami sinakubwiye so wavuze ngo wajya gakoresha n'amatabi se ushaka gusanga ari ibitabi yari yanyweye akaza kugira ngo abikurukirize aratinyuka bambaza ngari cyakurira sibyo ceceka sibyo ngiye kurira mama urishuwa kudujeri wakoresha ibyo bintu kweri se mwana wagize ngo uyu munsi n'ibintu bimaze iminsi akaza gatinyuka kubwira amagambo n'umunwa we n'amaso ye ari we muntu wari ufite ururabo kwihangana byamunaniye kurusha nyina wabyaye Fabiola umukobwa yumumirije yumutse akeye mbona ari muzima atasinze aruhutse umutima inshuro ebyiri ati mama Fabiola yarapfuye kubera iki ari Jojo wambaza ibyo bintu kuki ari Jojo waza kunshinyagurira
buriya nta yindi mpamvu yaba afite. Impamvu akayishaka ku muntu wigendeye kera imyaka 10. None se mama akamubaza yari mara bikubwira ubona ameze gute mu maso? Igitangaje wabonaga asa naho afite ubwoba ariko nanone ari muzima nta kibazo n'ikindi cyafite. Gusa umuntu afite ikidodo ku mutima ntabwo yigeze ambwira impamvu ituma mbajije icyo kintu. Bibaze ko ngende gutekereza ko ashobora kuba ari ibiyobyabwenge akoresha. Aya pe nta kimwe yari yafashe naramubonaga yari muzima. None bakeka impamvu ni iyihe? Mfite ubwoba. Ntabwo nakubujije ko utagomba kujya usengera aha ngaha. Ntabwo nabikubujije. Njyewe rero numva ubwire nafashe umwanzuro mureke nitahire iwacu mu cyaro. Umuki? Nshaka gusubira iwacu mu cyaro Kubera iki? ndakazi ngishaka. Kubera iki? Ndakazi ngishaka ndanubwo nshoboye no kuba hantu ndasenga. Iwacu bandoje gusenga bambwiye ko iyo umuntu asenga aribwo abahoga neza. None ndasenga gukambuza reka nitahire iwacu mu cyaro we. Niki cyabaye ariko ngende nifatira igikapu ndahira. Niba narakubuje kujya usenga se nicyo kimpamvu bisutuma ngo uratashye. Niki cyabaye? Nshaka gutaha. Nshaka gutaha iwacu mu cyaro. Kundi ndabona abana n'umuntu udasenga reka ngubwize ukuri sibye kuba ngira ndende amafaranga ngaba narema amafaranga nganga Imana ariko ndaga amafaranga garuta Imana pe ndaga amafaranga garuta Imana yo mu ijuru mabuje reka nigende nifatira igikapu cyanje nitahira rwose mbabarira nitahira mabuje. Gagumane uretse gato nicyo kintu kituma ugenda nshaka gutaha. Nagize gutya bibiri y'abamaye bandayibuze kugira gutya ngo mbajije umukozi ngo nageze nshaka no kumwirukana sinzi kuntu wenda nongeye kwigarura bandamuretse nyine sinamwirukana nuko ndi kwibaza nyine bibiri yaba yaragiye ko ninjiye mu nzu nkayitereka ku meza nyine. Gagumane uretse gato nicyo kintu kituma ugenda nshaka gutaha. Nagize gutya bibiri y'abamaye bandayibuze kugira gutya ngo mbajije umukozi ngo nageze nshaka no kumwirukana sinzi kuntu wenda nongeye kwigarura bandamuretse nyine sinamwirukana nuko ndi kwibaza nyine bibiri yaba yaragiye ko ninjiye mu nzu nkayitereka ku meza nyine ngo nze kureba ukuntu madama aza kumera kugira mu nzu. Fabiola ihari madamu nawe yarataraza nje kuramura nibwahageze. Subundi ubushake twatangiye ufite bwo kugira ngo ibyo turi gukora hiperereza koko bigaragare uracabufite cyane. Si impamvu se nje kubonana nawe uracabufite. Magara mwizina
ati ndakwakiye magara mu izina ati ndakwakiye ngwino 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 mwana wanjye ndakwakiye ngwino ngwino mwana wanjye ndakwakiye. Bibiliya yawe ntiyigeze igera mu biganza by'umugore wawe. Umukozi wawe azi ahantu Bibiliya iri, kandi nk'uko nari nabikubwiye ntaho umugore wawe yatinyuka gukora kuri Bibiliya. Ubwo rero wongere ubaze umukozi wawe witonze kandi ushishojeje, ushishoze, sibyo? Ubitekerezeho kabiri mbere yo kubimubaza, kandi ntutomboke cyane ngo umwereke umujinya. Ibintu byose biraja mu buryo, sibyo? Urabeho. umukozi wanjye n'uyifite Ngwino